kangahe yitwa nde? Uriya yitwa nde? Uyu mugabo yitwa nde? Kabutura. Nawe amubuze. Mujye mujye ari kabutura yitwa nde? Kabutura. Basi. Yitwa nde? Aya. Yitwa nde? Chiroso. Ninde witwa Janete? Ari umuntu witwa Kaneza hano. Ari umuntu witwa Debora hano muri kano gace. Nta muntu muzi witwa Debora muri kano gace. Nawo. Action. Fred se aruhaba. Fred Amara Yesu imyaka 12 twaramenye ko yagiye mu rusengero hagati y'imyaka 12 na 30 bongera kumuvuga se imyaka 30 hagati aho yari ku ishuri oya yari ari gubaje kandi zo nako kanyo kaje ibyo bintu bikoye ariko ntaho byanditse ariko manzi nuvuga ngo yari Joseph yari umubaji wa bien urumva watanje kandi Yesu yakurikiye umwuga nyine wasekwa ko nubwo yari kandi ngakira gihe ngo wakurikirana ngo umurimo wase yarawukuraga rwose so rero yari muri ako kazi yarakoraga nyine tu bakijiza amafaranga ubwo yamaze imyaka akimara kugira je pense que niwe yagize 33 yakoze ibintu mu myaka 3 okay mirongo itatu wera kuri 33 amayigi n'ubu ntaragara muri iyo 33 niyo miss iyo myaka hari imyaka mirongo yari iminsi 40 hari none se rero muri iyo minsi ari n'iyatari ikibazo abantu kibanuriye bahise bajya bari muri toilette yabora yangire kugenda bayi ise uzumuzaga umuzaga mane kubera kadukore umusogomara umunyengana ari busoko ntago mbize ari kuradiseho uwatwara ukagira mu rugo icyane kandi ase nihe utajya ma gari ikintu cyane ndonzera umva nzi ndarize ariko nanjye ndarize none sheje urumva ura muri gwanjye yapfuye ku igare nta kintu kitaguhitana cyo urumva
mani igare nta protection ifite iyo uguye ugwa nk'amasima ikintu cyose moto